rero umuntu ugira ipfunwe ry'ibintu byiza use urumva uwo muntu ari kinaba yiseho koko nego nyine nta musore mwabona nawe bigutesha nawe kandi umva ikintu bitwaye hari abasore bajya bagutereta kandi bagashaka kujyana muri izo ngeso mbi ese ko icyo umuntu ashaka ntabwo ari ngombwa ko agihabwa Amag The Black Amag The Black agenda amukunda nyine no ntabwo ari kuvuga ngo byo gukina iby'abana nyine ari cyo wumva akenshi njye naga ko ntacyo yakubakaho umuntu sibyo nyine kuba wayumva ukagendera muri iyo njyana inana ukaba wanayi tiktokinga mukamera neza ariko sha hape yes wumva nawe utungana sha ntabwo agerageza. Hello, what's up? Nizere ko mumeze fresh, nizere ko mumeze neza cyane. Akarabo TV nitwa Patrick the Entertainer. Tutugaruka muri story zitandukanye turi kumwe n'umwari mwiza cyane. Uri metero 2 umeze fresh. Ya, meze fresh rwose ibintu biracamo. Nubwo hano hanze nyine urabona izuba ryakomeje guca ibintu pe. Utushuye. Oya nagari cyane. Nyine harashyushye ariko ya nakundi ni igihe cy'ubushyuhe nyine. Ni igihe cy'ubushyuhe nyine umeze neza ariko. Ya meze neza urebye rwose. Abantu badukurikiranye ukuntu witwa se. Nitwa Sara, Umutesi Sara. Umutesi Sara. Ya ntuye ku Gisozi niho mu rugo. Niho mu rugo. Uracyaba mu rugo? Of course. Ntibyari kuba bigaragara se. Hajya umuntu waba muri ghetto. Byo kuba muri ghetto sinanyize ngo kushakwa. Gushakwa. Oyise witangara no se murashaka umugabo. Narigize ngo ibyuvuze. Ajya barashaka umugabo. Narigize ngo ibyuvuze ndacyari mu rugo. Nyine uba mu rugo bana n'ababyeyi. Bana n'ababyeyi bose n'abavandimwe. Ikize cyo kubana n'ababyeyi ni ikihe? Akenshi nyine tugeze umukobwa sitwa muri ghetto usari ibintu atazi hanze. Ikiza cyo kubana n'ababyeyi. Sha harimo byiza byinshi. Abone uri kumwe n'umu responsable nyine hari ibyo wigomwa kuba wareka kubwe nyine kandi ndakeka discipline waba ufite ntago yabingana niyo umwana uba muri ghetto akenshi wenda niko nge mbyumva kandi kuba uri kumwe n'abantu b'ababyeyi abavandimwe muri kumwe ni ibyishimo atari ngombwa ngo urahamagara umubyeyi kuri telefone so byiza byo kubana n'ababyeyi ni byinshi kandi uteta uko ushaka ukaka icyo ushatse nyine muri kumwe yabana kwiriza bakabibona bakaguhoza ariko muri ghetto nyine nuko ari ubuzima n'isi yaje guhinduka ariko umuntu aba agomba kubana n'ababyeyi pakaho nyine agiye mu rugo rwiwe. Ibibi byabyo se byo ni ibihe? Ibibi byo kubana n'ababyeyi se ikintu cyose kigira byiza kikagira n'ibibi. Ndabizi ko nyine ikintu cyose kigira avantage na disadvantage ariko ikibi cyo kubana n'ababyeyi ese ni iki? Oya ntacyo. Nta kimwe. Nta kibi cyatuma nyine umuntu yavuga nyine ngo cyo kubana n'ababyeyi. Noneho ubwo hari wari ubanje kujya gutya? Nari mbanze kugira gutya nyine nta kintu kiriho rwose. Nta mukunzi ugira se? Oya nawe. Nawe umushaka kandi? Use ntibabireba. Wowe se uramufite? Yewe ndi Mariya. Ese shabi sorry. Nakundi. Turaza kuvugana. Nese nakunda njye twikundane. Oya nyine nari mbajije ni byiza kandi ko haje. Oya nabibonye ndabyirengagiza. Ntabwo ni meta se. Ego. Wowe ndabona ubwo itazarajyaho vuba. Nese barabuze iki ngo ujya ubona umukunzi? Barabuze iki? Ni time yayo ni igihe cyacyo kitaragera niko nge mbyumva nta kintu cyabuze ahubwo nyine ni igihe cyacyo. Igihe cyabyo? Cyangwa nawe uri muri bande bako nta rukundo rukibaho? Biterwa urukundo ruriho kuba rwerekwa nyine kuba rubona nyine none urukundo ruriho ku bantu batarwizera. Kuri wowe se? Hari umuntu ushobora kuvuga ngo urukundo
nyine ni nka filime ni kumva nyine ngo umuntu yaje kumuteta cyangwa se kumbwira ko amukunda nyine ari nko kwakitinga ariko hari abantu nubwo ari bakeya hari abantu bagifite urukundo ni ukuri nubwo ari bakeya muri abo bakeya urimo se yego uheruka kugira umukunzi ryari usone ryaje ntabwo ari vuba mwapfuye iki somo muherukana ntacyo twapfuye ntacyo mwapfuye mwaribwirije murabireka gusa nta kintu nyine navuga nyine ngo twapfuye ngo ni n'umukunzi no gusa hari igihe bibaho nta reason n'imwe ihari yes gukundana n'umuntu uri mu rugo nk'uko kibi wanyu tujya kumusura bigakunda kumusura wiwe muri geto ntago nshigikira urubyiruko kujya gusura abahungu muri geto nta musore wasura muri geto ufite imyaka ingahe ni byinshi ni inkumi nka 18 ego ko 18 ese wesha ubwo uziko byashize nk'imyaka 10 mvuye muri icyo cyiciro cy'imyaka 18 none tuba 28 hafa uri gukabakaba mbese nyine gusura abasore ni bibi harimo koza nyinshi nyine navuga ko atari byiza njye ntabwo nashishikaza urubyiruko kujya gusura abasore muri geto yego yes kubera urabona iyo ugiye gusura umusore muri geto mukundana hari byinshi bishobora kuba mutari mwateguye cyangwa mutateganyije bikavamo imico mibi ndetse no kugira hakavamo imico mibi namwe abantu bakuru nyine bazi ko umuntu iyo muri abantu babiri muri mu nzu amplese muri relation d'amour ntabwo ari byiza rero kujya gusura nyine abatipe umuntu nimba gukunze mwahurira ahantu ntabwo ari ngombwa ngo ujye kumusura muri geto yes ubwo rero ubwo ntabwo ushyigikiye abantu baryamana batarashakana oya ntabwo mbashyigikira njyewe wowe ku ruhande rwawe nta muntu mwararyamana oya uracyari isugi oya witsindagira nawe ese kubera icyo usanga umuntu ateye ipfunwe no kuba ari isugi wenda muri sosiyete uko ubibona akenshi ushobora gusanga nk'umukobwa w'imoje kandi ngo iwacu se bararoga ubona biterwa n'iki nta cyizere aba yifitiye cyangwa ntabwo aba yiyizi we ubwiwe se ndinde nshaka iki nyine navuga ko uwo muntu ataba yisobanukiwe ntabwo aba yiyizi ese kuba isugi biteye ipfunwe nyine ndi kukubwira umuntu ugira ipfunwe ryo kuvuga ngo ni isugi ni umwari nyine aracyari umwari muzima ntabwo aba yiyizi nta nubwo aba azi icyo ashaka nta nubwo aba azi n'aho ashaka kujya urumva ni ibintu byiza biteye ishema rwose umuntu uba warifasha akirinda ibintu by'ubusambanyi urumva ni ibintu byiza rero umuntu ugira ipfunwe ry'ibintu byiza use urumva uwo muntu ari ikintu aba yizeho koko ntabwo wikiwe nyine nta musore mwabona nawe ubigutesha nawe kandi wumva nta kintu bitwaye nimba hari ibintu bya mbere byiza bibaho n'ibyo byo kwirinda no kwifata nubwo bigoye mu rubyiruko biragoye nyine umuntu muzima biragoye kwifata no kwirinda ariko mboneraho no gutanga mesaje ku rubyiruko ni ukuri bakomeze birinde banifate bareke ibintu by'ubusambanyi no kugenda biyandarika niyo nama nyine nagira urubyiruko cyane cyane ko harimo n'indwara nyinshi zitandukanye nka za sida n'ibindi byorezo tuzi n'ibindi byo gutwita imburagihe rwose bagende twirinde dukomeze nyine twifate tugerageze dushyiremo akatege turekane n'ibintu by'ubusambanyi ni byiza cyane ariko nyine umuntu akubonye numva ufite mind imeze nk'iy'umuntu mukuru sinakubwiye aje yanjye se ntabwo ari mind y'umuntu mukuru ariko aje yanjye nabikubwiye ndavuga gukura ntabwo mvuga mu myaka ahubwo ndavuga gukura mu mutwe nyine nibyo ndi kubwira ariko n'imyaka birakonda
Okay, nagaru kuvuga ngo gukura komtele gusa nyine nuko atari ibintu byiza kuba umuntu yajya kwiyandarika sibyo nahagari ikintu kiza pe no kugerageza urubyiruko twiba none se wenda hari abasore bajya bagutereta kandi bagashaka kujyana muri izo ngeso mbi ese icyo umuntu ashaka ntabwo ari ngombwa ko agihabwa yes shobora kuba nyine wenda yabikugaragariza ariko ukamubwira nawe ukamugira inama sibyo se ukamugira inama zimwubaka hari ukuntu umuntu nyine atambukira ariko nyine wamugarura wamwereka inzira nyayo akagaruka mu murongo rero kuba yabikubwira mistake zibaho nta muntu udakosa ashobora kubikubwira nyine by mistake nyine nawe atari byo yari yarapanze kandi wamubwira hoya impamvu ntago ari byiza ni icyaha se sibyo nyine umuntu akaba yakumva nawe akagaruka mu murongo agahinduka kumva nyine ko atari ibintu byiza ari n'icyaha hari umuntu ugize kusa ko muryamana agatangira ugiye kumubwiriza ugiye kumwigisha hari umuntu ugize kusa ko muryamana agatangira ugiye kumwigisha atari byiza cyane turabigisha abyakira gute se abyakira gute urabona ntago twese twakira ibintu kimwe hari ubyumva akanabigushimira ariko hari n'undi nyine ahita kugaya nawe akakugaya akabikwangira akaba yanagutuka ariko ibyo ngibyo ntago n'ubundi byatuma ukora ibyo ashaka aho kugira ngo umubwirize umwereke inzira ya nyayo kugenderamo n'ubundi ntago abantu bose tuba twabwira aba ari ngombwa ko batwumva gusa ni byiza kuba bakumva ndetse bakanahinduka ibyo bumvishe bakabyaplika bakabishyira mu bikorwa rero iyo hatabayeho kutumvira ikintu cyiza wigishijwe imbere n'ubundi haba hari ingaruka gusa ibyo bintu wabyanga mukabipfa mukamwatandukana bitewe ko nawe none urubyiruko kuki ubona ari nk'iyihe mpamvu ubona ari iby'abantu bashyize imbere sinzi ni isi turi kugera ni viziyo turimo nyavuga ko itameze neza abantu bari kwirukanyira gukora ibibi bakabona ko ari byo buki ari byo biryoshye ari byo bigezweho ariko rwose ntabwo ari byo ibyiza byose rega bigira igarukiro bigira limite bigira aho bigarukira n'aho birangirira kandi ibyo ngibyo babona ko ari byiza n'ubundi ni bibi rero iyo bigize igarukiro rikagira limite ibyo ari byo byose haba bigusigira nk'igikomere ugatangira kwicuza rero nkaba nabwira nk'umuntu wese nyine uri mu bintu bibi abibona nk'ibyiza guhindukira akagaruka mu nzira nziza nyine amazi atararenga inkombe hano watekereza ko hari ikintu wahombye rero hano watekereza ko hari nk'ikintu wahombye ni ukuri nta kintu nahombye ntibandebe kuva hasi kugera hejuru kandi uri mwiza marange ku muntu nyine wanshimye ndakeka ko ndi mwiza kandi ku muntu wangaye sinzi ubwo ntabwo ndi mwiza kuri njye ndashima uko Imana hari umuntu ukubwira ati njye ndabizi ko ndi mwiza rwose abashima uko Imana yamuremye ubundi kirazira kugaya uko uri kandi nawe ubwawe nta bushobozi ufite bwo kwigira uko wisanze iyo umuntu avuga ngo ndi mwiza njye ntago mugaya ni uguhesha Imana icyubahiro ukunyurwa mu mutima wawe nuko wisanze nuko nyine Imana yakugize ko uri we ukabinyurwa ukabona proud yabyo ukazajya uvuga njye ndi mwiza sibyo kandi nyine umuntu aba ari mwiza nta muntu mubi ubaho twese turi beza ese uba wumva uzashaka nk'umugabo ryari simbizi yes ntabwo mbizi ariko abonetse twagenda mwagenda wumva wifuza nk'umugabo usubugira ufite izihe karagiteri umugabo ufite izihe karagiteri umugabo nyine wiyubashye unkunda uri proud yanjye ukunda umuryango wanjye akankundira inshuti nanjye nkaba mukunda nyine tugahuza
kandi umugabo ukunda gusenga wose ngira nyine ubaha Imana nsengera ku Gisozi ku Gisozi oya navuga gitoye navuga gitoye no uyitsuvuga gace jena imbuzi itorero murashaka kuzaza kudusura ndashaka kuzaza ubona ahubwo dusengera hamwe oya ntago twasengera ntago raba ntakuzi dusengera hamwe wenda bagusengera hamwe ndabaye dusengera nk'itorero rimwe wabona tuhasengeye wabona dusengera nko mu itorero rimwe nyine ntago dusengera mu itorero rimwe ndabizi abakristo bose ba pasiteri ndabazi abantu dukorana umurimo w'Imana bose ndabazi nese ukora iki mu itorero ndi worship team uzi no kuririmba byatari oya ndi umuterankunga wayo umuterankunga wayo nyine naririmba n'abandi ariko ntago na backing warimba n'abandi ko ntago wakitera wenyine wahita ukotora aya ntago ari ugukotora hari ukuntu nyine ibintu ataba ari ibyawe 100% ariko wafasha abandi kugira icyo kintu cyuzuzwe kibe cyiza yes okay urumva ni sawa cyane urokubwo aba worship team so ari abarokore turabarokore ngende umurokore uri umurokore okay ni fresh cyane uyu munsi none ni iki wishimira wagezeho mu buzima bwawe ikintu nishimira nagezeho ntago ndagera aho nshaka gusa naho ndi naho ndahashimira Imana kuko atariyo nta nubwo nari kubona nicaye hano muri kano kanya yes nese ukiri umwana wumva ko uzakora nk'iki ndibuka ndangije 6e primaire nagiye kubaza papa ndamubaza ese nzaba umusirikare cyangwa nzaba docteur kuko papa nyine yari umudocteur arambwira ngo icyo nzashaka nyine ntago we yagize shwa ngambwire ngo uzabe iki yarambwiye ngo genda ikintu nyine wumva uzashaka uzakibe nyine njya muri ibyo bintu uko ari bibiri narabikundaga igisirikare n'umudocteur byangiye se na kimwe ugezeho ndi mu nzira ko n'ubundi secondaire naje gukomeza kuba umubiochimiste okay n'ubundi runi za biochimie urumva n'ushaka kuzaba rero umudocteur nese jamais ubundi wabona ndi kukopera ariko sorry ntago bikwifurije mu izina rya nta kintu bitwaye ese byose kari ubuzima tubamo nese abujyanga abantu bakorerwa operation batabonetse muganga yabahota Imana nyine yemera ko nabo babaho byose n'ubushake bw'Imana kujyana ikomeze yitwe Imana urumva ni sawa cyane ubwo za biochimie bya bintu byo kuvanga ama chemicals ndabishobora n'abarozi ndagerageza za photosynthesis ndagerageza ushobora busara akantu wakora ushobora nka Chris umuntu yakora nka acide oya ariko wayikora da wayikora kuko barabigisha nyine ukuntu ba mixing urabizi wagerageza yego mu babyeyi bawe n'uwo ukunda cyane bose ndabakunda mama na papa nyine tubagwitishemo baravuga ngo abakobwa akunze kwisanzura kuri ba papa wabo urebye nanjye niwe nisanzuraho cyane ukuntu urebye nisanzura kuri papa cyane ndamukunda ariko na mama ndamukunda cyane ababyeyi bubahwe kandi bakundwe ndamukunda kuko nawe ndabizi kandi nkunda hayi ni fresh rero ukunda kumva indirimbo yes ndazumva ariko ntabwo ari cyane nyine nkunda umuziki ariko ntabwo nkuze gukurikirana abahanzi cyane nese ukunda umuziki umeze gute biterwa ari gishobora kuba hip hop ariko nkumva nyine amagambo arimo ari ukuntu ukurikirana hip hop ukumva nyine ifite nk'ikintu imininga sibyo ifite intego ifite target y'ahantu iri kutakitinga urugero nk'iyande uburyo wayumvishe ubuse udayibona barajya gutya bita binjobo wowe nawe ushobora kutubwira umuhanzi tukaba tujya mu ndirimbo zo tukareba Amag The Black Amag The Black agenda amukunda nyine uko aririmba ari nk'isomo nubwo nyine ari iby'isi ariko ari igihe akubita nka hip hop kumva nyine
ifite nka minigi kumva ifite ubutumwa hari umuhanzi ujya kumva ibintu aririmba nta butumwa burimo Inana ariko rata ukumva ubutumwa biterwa hari igihe ngenda ashobora Inana ya Chris rero dukina iby'abana ariko wa mugani no kwera nyine kuntu ibyo gukina iby'abana utabikunda niyo mpamvu oya no ntago ari kuvuga ngo byo gukina iby'abana nyine ari cyo wumva akenshi njye naga ko ntacyo yakubakaho umuntu sibyo nyine kuba wayumva ukagendera muri iyo njyana Inana ukaba wana tiktokinga mukamera neza ariko sha hape yes wumva nawe utungana sha ntabwo agerageza wenda kubara nabo hari nyine sinzi ariko ubona biba byoroshye nyine kuva usanga n'isiko cyo usanga ari izo ndirimbo ari z'urubyiruko rukunda cyane kuri cyo usanga izo ndirimbo ari z'urubyiruko rukunda cyane ntabwo ari twese gusa la majorité abantu bari kugendana n'isi urubyiruko cyane cyane turi gushaka kugendana n'isi aho igiye akaba ariho tugenda ibyo ukoze akaba ari byo dukunda nyine bagasa nkaho nta yandi mahitamo bafite ni ukuvuga ngo babikora n'andi mahitamo akenshi njyewe niko nabyumva hari igihe ukora nk'ikintu bibaho mu buzima ugakora nk'ikintu ariko ubona nyine nta yandi mahitamo ukapfa just kugikora gutyo ndetse ko hari izindi ndirimbo ziba zihari kandi nziza zirimo n'ubutumwa ku cyiza arizo bahitamo abantu twese ntabwo dukunda ibintu kimwe nta nubwo twumva ibintu kimwe niyo mpamvu twise abantu kuko ikintu ngiye kinkurura ntabwo aricyo gikurura n'uriye sibyo ibyo numva nkunda nshaka sibyo nunda ashaka rero kuba nyine babafana bakanabyumva bakumva nyine si banyuze ntabwo bibarenganyiriza courage kuri bo ngo umuntu ushobora kutamugira inama ariko unamubuze umuntu niwamubuze ibyo ngibyo arimo niko ntiwanabimwemerera urimo hagati oya nyine namugira nk'inama ariko aho ngaho waba ugiye kuhohotera umuntu kumubuza uburenganzira bwiwe Jesse kuba yakumva iyo ndirimbo nge ntago y'Inana n'iki ntago numva ko yakoze icyaha oya ntayumve kugira nyine supporting nawe no kuyumva gusa no gutera inkunga uwayigize uwayisohoye sibyo rero ntayumve ntago rero aho ngaho ni ukuvuga ngo ntayumve ni ukujya kuribuza abantu uburenganzira afite uburenganzira ijana kuyumva nimba bafite ibyo akurura yumva nyine akumva hari icyo bimumariye sava nta kintu bitwaye kandi indirimbo se Inana nta kitwaye nuko nyine ngiye kuri nge numva nta magambo nyine y'inyigisho nakuramo ariko nanone ntago nahita mudekuraja oya kandi ari byo ashoboye nibyo byiwe nibyo bimugaburira nibyo bimwinjiriza ndinde rero wo kujya kugira wo kubuza umuntu ikintu kimwinjiriza indirimbo zitwa ibishego uzibona gute wowe cyangwa ubutumwa buba burimo bufasha sosiyete kuko ari bw'urubyiruko rukunda kusho gusanga iyo ndirimbo ariyo yarebwe cyane mu gihe ari indi wenda y'umurokore itararebwe nibyo nanjye kubwira ngo ni viziyo tugezemo viziyo nyine igihe turimo abantu bari kugendana n'ibiri kuza byose bakumva nyine nibyo byiza kurenza kandi muri ubu ngubu ijambo ry'Imana ntago rigishishikaje urubyiruko urebye nyine urabona urubyiruko ruhugiye mu by'isi kandi iby'isi bizashirereka bizarangirana n'igihe cyabyo rero basi genda usome ijambo ry'Imana unumva Imana nibyo byo mwisega kubyumva ushobora gukuramo ibindi bintu by'ubuzima ariko byumva ufite intego atari byo byagutwara ubwenge najya mu gakiza cyane ugasanga wenda nka society hari ukuntu mudahuza bitewe n'uko nyine hari indangagaciro zawe ufite ntago rega abantu bose bakundwa n'abandi kandi n'ubundi icyiza akenshi kirarwanya abantu barwanya ikintu cyiza nyine baba bumva ko ikintu cyiza kenshi nimba ari ikintu kirwanya ni ikintu cyiza ni ikintu gifite irame gifite ubuziranenge cyujuje nicyo abantu benshi bakunze kurwanya bakagikandamiza
bakagishyira hasi akaba rwose akubonamo tete vide nk'umuntu usenga akabona niwe babonamo ikigoryi niwe babonamo iki ariko baravuga ngo hari ibyahishiwe abanyabwenge bihishurirwa abaswa yes okay bakubonamo tete vide oya kuri izo ndirimbo zabo utazikunda usumwa inzoga oya kuri kutanywa inzoga nyine utagenda muri icyo kigare nyine umuntu akabonamo tete vide oya ntago ari ukuvuga ngo kuba ntazinywa cyangwa abantu bambonamo tete vide hari n'abatambonamo nyine tete vide kuba umuntu ari soba ntago aba abaye tete vide gusa nuko hari ibyo abantu banywa inzoga bibwira ko umuntu utanywa inzoga nyine nta cyari cyo nta kinazi ntago azi aho isi igeze mboneraho n'umwanya wo kugira inama urubyiruko runywa inzoga yewe ni ukuri nta cyiza cy'inzoga yes nta cyiza cy'inzoga ntacyo ariko mufite ubwenge ikiganiro kirimo ubwenge bwinshi cyane niyo mpamvu n'ahantu bumva kimeze ukuntu gituje oya ntabwo gituje cyane wese bajya bari umudiplomate gutoya nta bwenge bwinshi burimo yes umuntu nyine ashobora kumva nyine akumva ukuntu ugira inama urubyiruko akumva ni byiza akaba ati desi uyu mwari ubundi se si byiza ni byiza cyane urubyiruko twese nyine twihangane twifate tugire ibyo tureka kubw'ubuzima bwacu bw'ejo hazaza kuko ubuzima turimo turi kuviva aujourd'hui ntabwo aribwo tuzabamo iteka ryose n'agafaransa oya ntabwo aribwo tuzabamo uretse ntabwo aribyo tuzavamo iteka ryose so abantu barebe kure bafungura aujourd'hui ubu ni ubuzima turi kubamo uyu munsi ntabwo aribwo tuzabamo iteka ryose rero abantu bafunguke amaso barebe kure bareke kureba ku by'isi gusa bizashira nimba nyine umuntu basi nimba uri umuntu ujya basi unakisha n'amaso muri Bibiliya mu ijambo ry'Imana ntabwo rwose ubu buzima aribwo tuzahoramo ibi byose byo mu isi bizajya limite igarukiro bishire rero umuntu yubaka umubiri yubaka n'ubugingo bumva hari imyaka runaka umuntu yakabaye ashaka iyo bavuze ngo umuntu yaragumiwe bumva byakabaye nko ku myaka ingahe nta muntu ugumirwa yes kuko hari nk'uwavuga ngo ku myaka 30 kandi tukaba tuzi n'aba 45 bashakwa yes 45 bashakwa rwose hari n'uwomerutse kubona wagera afite 70 kandi yashatswe yari umukecuru mukuru arashakwa gushaka kuri ngo ubona bitagisiga bifite criteria wenda umuntu ni mwiza wenda hari ibyo afite ubona ari bibi cyane byiza kumusanga wenda ubu ngubu urukundo atari rwo ruri imbere bafite icyo bashingiye ukakunda umuntu umukurikiyeho iyo mibereho myiza aguha iki oya ntabwo ari byiza ubundi urukundo nyarukundo ni urukundo ukunda umuntu rudafite inshingiro sibyo nyine ukamukunda wowe n'umutima wawe wose n'andi bavuga ngo ukunda umuntu mu bibi no mu byiza urabona njye navuga ko gukundana kw'iki gihe cyangwa gushakana abantu babigeze honeymoon kandi ntago numva ko urugo rugomba kuba honeymoon gusa urabona hari ukuntu usigaye ushaka noneho ukabona abantu bagira mu bibazo divorce zikaba sibyo urumva honeymoon ubundi nkeka ko nta kintu kibi kijya kibera muri honeymoon aba ari ibyishimo ari uguseka ari uguteteshana n'ibiki byose rero abantu urubyiruko rurimo kumva gushakwa nyine ari honeymoon gusa oya kandi nimba usezeranye ko umuntu muzabana mu bintu mu byiza kweki wumva ko nyine urukundo rwanyu cyangwa se urwo rwanyu rwarangira muri honeymoon gusa mu byishimo gusa utasporta nyine n'igihe kibi ngo kigere mu kirwane kire ku muntu ukunda bumva wowe nta kintu cyagutandukanye n'umuntu wakunze se amplisi nanarahiye ari umutware wanjye ntacyo ntikizanabeho ntacyo pe ubwo se umufasha guca nk'inyuma umufasha guca inyuma ikosa ribaho waganiriza umuntu rwose tuje ikosa ribaho
nyine ushobora kumufata atari nabwo buzima bwiwe wikwihutira ese wowe nta kintu na kimwe urakosaho mu buzima ku buryo ugiye guhita umuciraho iteka ryose ku buryo ushobora no guhita umubambisha umuntu arakosa rwose wamuganiriza kandi ubonye bibaye too much nyine wamuganiriza ukanamusengera abantu tureke guta dufata umwanzuro wo kwahukana no kumva ko byarangiye sibyo mugira inama ko ushoboye mwitwareho neza uko ushoboye wenda enfedefa bizahinduka birangire mwongere mubane mu mahoro kandi unamusengere rwose usengere wowe ubwawe nawe umusengere nyine kwanza Imana iduha umutima wo kwihangana hari ukuntu umuntu agenda afite urukundo ariko nta mutima wo kwihangana afite so ndabyarasa byanganira nabyo gushaka sibyo kubaka urugo ntago biri egale no kubyara ni umugisha uva mu bantu bubatse rero iyo uwo mugisha utabaye ntago biba bivuze ko urwo rugo rutabaho cyangwa ari cyo kintu gusa gishobora kubahuza mu rugo rwanyu bibaho ibyo bibaho rwose kandi muba mugomba kubyakira mukanabyihanganira bivuze ko kuba umugabo atabyara wowe wabyihanganira mukomeza mukabana ni ukuri nabyihanganira n'Imana ibyumve ko ufite umutima ukomeye ntago ari ugukomera ko mutere ariko n'ijambo ry'Imana rirabivuga none se uragira ibi baba banavuga byo nibi ntago ari ukurwana no guterana amangumi n'ibyo nabyo birimo niyo nta mpamvu yo kuvuga ngo muri yeranja umuca inyuma mwana ko ajya kwa adopta umwana kandi mukamurira nk'ababyeyi biwe akabita mama niyo mwamubwira ko mutamubyara directement ariko iyo ubonye umwana ukubaha kwita mama sava nubwo nyine mwebwe umugisha mutawugeze ni igishu kibona ku isuka umva nyine kirasa nawe kiguteye ubwo ku isi igiye kurangira kwise isi yarangiye ahubwo ragikiye kurakira gusa shaka baye nyine ujye ubona ko batisha yewe noneho ntagisigaye ubusambanyi bwabaye bwinshi noneho nk'ibintu by'inuza by'ubutinganyi ubundi baravuga kera nibwo najyaga numva nyine ko ibyo nabyo biri mu byago bizatuma Imana yimanukira sibyo gukora ibiteye isoni ku mugaragaro yes urumva ewe ubusubisi ndakeka nta kintu umuntu nyine abantu twabaye nk'ibyihebe nta kintu tugitinya nta nubwo tugitinywa n'amaso y'abantu nyine imico mibi n'ibyaha byariyongere byarakabije pe yes ubusambanyi by'umwihariko ubutinganyi byose ni ibimenyetso ko nawe gisagarutse neza pe hari ukuntu ibyo kera nubwo wenda babagaho no mu bindi bihugu ariko ntago byari ibintu byeruriwe ubu ngubu tusigaye wumva banabyemeza bakanabimanikira idarapo so kandi ese wowe wabishigikira koko rero ni icyaha gikomeye ibyo nyine gukora ibyaha nyine bikagaragazwa bikanamanikirwa idarapo ibintu byagiye bihinduka ari byinshi urumva ikigaragaza ko Yesu ari hafi nawe ubwawe wakanwa gutyo ugahita ubibona cyakora nyine ubu ngubu ubona ariyo mpamvu kibigoye nyine kubona umukobwa ufite indangagaciro nk'izo wumva nyine wikundira gusenga wumva wibereye mu bintu by'agakiza cyane nk'uko umuntu akumvisha ushobora kumva uri innocent kabisa turagerageza rego ushobora kumbona ko ndi innocent ariko ndi umuntu ntaba ari kabibona cyangwa nkakubonamo nk'ibandi we Patrick sibyo ntabwo Patrick ni bandi kabisa ariko hakaza n'undi akagusha ukuntu Patrick ari imfura wowe wari wamwitegereza ariko ntabwo abantu bose batubona kimwe ntabwo n'uso batubona kimwe wowe wifuza ko abantu bakona gute bambona gute
bambora nyine neza nibanjajinge ku bintu hari igihe umuntu yagira nk'akantu kakaba karamubereye imbata we hari icyaha cyakubereye imbata vuga nanjye nicyo kintu nsaba n'Imana imbabazi kugira ngo ikindinde icyaha ukunda gukora ni iki nkunda gukora nanone ngiye kuvuga ngo ntacyo naba n'isi ntungane nkabije ariko hari igihe nyine wisanga waguye nko muri mistake utateganyije kubisanga waguye muri nyine mu cyaha utateganyije nk'ikihe Patri ushobora gusanga ahantu hurutu ibigambo birebire bibi bitasukuye bitarimo n'ikinyabupfura na discipline habe na gato nyine cyo nkavuga nabi nkavuga hari amagambo bigeze kukuvugaho akakubabaza yego yarayahe ntago yabura ntago yabura pe amagambo nyine hari abantu bavuga ko ndi ikirara ndashobotse kandi niba ari ijambo ribabaza nyine kumva niryo kandi noneho ubizi kurengana mu mutima wanjye ariko naje gusanga buriya nta muntu utiyumva ko ari innocente one ni ukuri naje gusanga ibintu byarakomeye hari igihe nyine uba uziranyeho n'umufrendi wawe nk'utuntu tw'utubanga tubipe tw'ingeso mbi ariko wamuganiriza akakubwira uburyo ki nyine we nta kintu umutima umushira urubanza nyine ari innocente naje kubona nyine ko nta muntu ujya wicira urubanza nyine ngana bikwereka ashobora kwicara nko mu cyumba umutima ukamubwira warengereye wakoze iki ariko we nyine ntabyemere yakaza imbere yawe akakumvisha uburyo ki atari ko yiyumva kandi ariko bimeze ariko bimeze fresh tumaze kana ku musozo twishimiye ko watuganiriye ahubwo hari ikintu utambajije cyari ikihe ndi umufashion umufashion uri fashion designer ndi modo yes uri modelinga wahagurutse ukamodelingamo gake ndaza kubikora nsoza noneho ari noza agence mbarizwamo yitwa Mnes Fashion Agency anemo ni Efa oya ariko niho turi kugana nubwo tutari kugana mu bintu biba ari gukora ari kugenda agaragariza nyine isura ndari kugenda asiga ariko natwe niho turi kugana so abantu nyine badutore abantu bagutore hari competition irimo ya Karisimbi ya Karisimbi bya boro bya Karisimbi birimo turimo agence yacu okay urumva ni fresh water baze kudutora reka mbirebe muri so ntago nabifashe ariko ndabireba okay simbatindira se buriya nta kintu bitwaye ko dufite umwanya se twebwe ahubwo kanana kari kanciyeho yego nukuri ahubwo muzadusure dukorera hano mu mujyi kuri Ndaro House yes urahazi muri yo ryari chaque samedi nyuma y'amateraniro nka saa 8 ku isaha tukumana agiye gusengana saa 8 saa tirangira izuba rirenze no tugirana nuza nziza iyo turangije gukora pratique arimo abana bafite discipline nshimira cyane n'umuyobozi wacu hari ukuntu dusoza nyine akatubwira ngo dusenge muri iyo musoresha isengesho tugasenga abafite impano zo kuririmba bakazi dufite abantu hanzi bazi kuririmba abahanzi b'imbyino ba dance bazi kudansinga neza rwose harimo abantu bafite impano zitandukanye none se n'amarushanwa ubwo agamije iki Karisimbi arimo ibikorwa byinshi bigiye bitandukanye muri ayo marushanwa yine harimo ibyaba modo n'izindi ntuza nabonye zigiye awadi y'abantu nabo baba films baba actress n'abacteur nabonyemo harimo n'aba designer nabonyemo abantu benshi nuko nyine nabifashe mu mutwe okay ni wenda urimo urabicyabira neza ukubona abantu bazi kubatora ni iki cy'umuntu yavuga sigisho nyine gutuma umuntu abatora ni speciality yanyu yo gutuma umuntu abatora speciality yacu nuko tubize by'umwihariko turabishoboye ibyo turimo yego abandi muri kumwe ntago babishoboye
ku giti cyacu niho ndi kuvuga ku giti cyacu twebwe turabishoboye yes rwose mwese irashoboye nabo bazabyirebera babatora gute rero ni akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 4 akanyenyeri 34 urwego bisubiramo se cyangwa kibazo bisubiramo ukanda akanyenyeri 727 akanyenyeri 50 akanyenyeri 1 akanyenyeri 4 akanyenyeri 34 abo ngabo n'ufite gatushe yagutora ijwi rimwe n'ijana ubwo gukomeza kandi murakoze inkunga yanyu kuri twebwe ni turayishima wakoze cyane kutuganiriza twishimiye kubuganira nawe turagushimiye nawe ikindi tubwiye abantu bose ndibaza ko wabagira inama urugiye gukora rudukurikiranye kugira ngo rubashe kugira icyo bisobanukirwa ukwiye gukura muri kiganiro ubutumwa bakwiye gukuramo cyane cyane ku rubyiruko sibyo turagenda dukore ku by'inzoga no ku busambanyi inzoga nyine ntabwo ari nziza kandi inzoga ni n'icyaha zifite nyine ziteza n'urugomo rero abantu bagende bareka inzoga nubwo nyine utabivuga gutya directement ngo byinjire mu muntu ahita ahinduka ariko bagerageze banasaba n'Imana rega dushozwa byose na Kristo duha imbaraga basenge cyane kandi urubyiruko n'ukuri bongeye bagarukira Imana kuri byose byo nyuma yo kwirinda ibyo bishuko by'umubiri n'ibishuko by'inzoga byose twongeye tugarukira Imana dusenge dusabe Imana duha imbaraga n'umwuka kuko urubyiruko dukeneye umunsi wa none ntabwo ari urw'abatinganyi n'abanywi b'inzoga n'abajura n'ibiki hakenewe urubyiruko nyine ruzi Imana ruhamya Imana rwamamaza Imana Thank you so much, Sandrine. Wakoze cyane kutuganiriza. Bonne chance kandi twifurije amahirwe masa. Muri competition murimo. Next time tuzabasura cyangwa se tunaze mwatwaye event. Asante. Siko bimeze. Mwakoze cyane kudukurikirana ko natwe mukomeze kunogerwa n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi.